ndetse n'abari budukurikirane hakeye muze kugira umunsi mwiza. Uwiteka abahire. Amazina yanjye nitwa Ukugize Jean Pierre, turamenyeranye kandi tumaranye iminsi turi kumwe kuri iyi channel. Uyu munsi rero dufite umugisha udasanzwe, dufite bene data muri studio baje kudufasha kumvikanisha icyigisho. Ni icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo kuzuka n'ubugingo. Muri bya byigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka tubakire babasubize maze dukomeze. Nanjye ndabashimira mu izina rya Yesu. Nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane Aimable. Reka twakire na mwene data hano. Turabasuhuje mwese abari kuri iyi channel. Igira igitondo cyiza. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre. Murakoze cyane, namwe twizere ko muri amahoro kandi twizere ko turi kumwe mu gukurikirana umunsi ku wundi. Turanabibashimira, dukomeje no kubasaba gukora share muhereza inshuti zanyu, ariko n'abageze hano bwa mbere muri subscribe kandi mukore no kuri like kugira ngo tubone rwose ko turi kumwe. Turabashimira rero, Imana ibamugisha kandi turaje kugira ngo twongere dusangire. Turi ku cyigisho cya nyuma, ariko mbere yuko tukijyaho reka tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe, ndetse tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuba tugiye kuribumbura. Ndakwinginze kugira ngo ufashe abene data turi kumwe muri studio, kandi uduhe uburyo bwo gusobanukirwa neza ibi bintu ndetse no kubifashisha bagenzi bacu. Abakurikirana iyi channel nabo turabasabiye kugira ngo Umwuka wera azarusheho kubigisha igihe bazaba bakurikirana ibi byigisho. Ubuntu bwawe ubane natwe, tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Ibi byigisho byararyoshye. Ibyigisho byinshi mwagiye mutwigisha. Ibyigisho byararyoshye. Rero mu kuri turi ku cyigisho cya nyuma gisoza ibi byigisho kugira ngo kuzuka n'ubugingo. Iki cyigisho gifite isomo ryo kuzirikanwa, ariko mbere y'uko tunarisoma twibutse abantu tumaranye iminsi ko iki cyumweru gishize twize icyigisho kivuga ngo Yesu naza. Iri somo rero ryitwa kuzuka n'ubugingo. Reka twumve isomo ryo kuzirikana riyoboye iki cyigisho. Riratubwira ngo turisoma muri Yohana igice cya 11:25. Yesu aramubwira ati, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ni amagambo Yesu yavuze. Rero yayavuze igihe cy'urupfu rwaza. Twarabibonye mu cyumweru gitambutse. Uyu munsi rero tugiye kumva uburyo Yesu ari kuzuka n'ubugingo. Noneho amagambo dusoma mu bivuzwe byose ku paji 287 aratubwira ngo kuwizera urupfu ni akantu k'ubusabusa. Uwizera urupfu ni akantu k'ubusabusa. Kristo aravugaho nk'aho ari agahe kanzinya k'umukristo. Urupfu ni ibitutsi n'agahe umuntu amara acecetse kandi ari mu mwijima. Ubugingo bwe buba buhishiwe na Kristo ku Mana. Ayo magambo reka dusibe Pierre, uriya magambo kuyumva ute, wayahuza ute? Aya magambo ni amagambo yumvikana kandi ni amagambo asobanuka ku bakristo. Ntabwo ari amagambo adasanzwe. Kristo niwe kuzuka kandi niwe bugingo, kubera ko yabashije gupfa kandi arazuka, atanga ubugingo bwe akongera akabusubirana. Ni igisobanuro gisobanutse ntabwo twabivuga. Ikindi kandi buriya twebwe urupfu turarutinya cyane. Usanga n'umuntu w'umusaza w'imyaka hafi 100 akugira ngo apfe yakwemera akamara n'umuriro wa Faisali ameze n'ameze kugira ngo barebe kuko bamugarura. Akaba rwose ariko kuri Yesu urupfu ni akantu k'ubusabusa k'amafuti, ni agahe kanzinya umuntu amara ashyikiye ahantu mu mwijima, kubera ko ubuzima bwe bushimira na Kristo mu Mwami mu gihe gito cyane. Kristo aba yarakaze neza. Niyo mpamvu mu cyiciro cyatambutse cya 12 twabonye mu kigo gishize, Yesu yabyisubitse. Yabona ko ari akantu k'ibitotsi umuntu asinzira mu gihe gito agatengera akanga. Rero
natwe ibyiringiro bizima muri Kristo dukwiye kubona dutyo. urakoze cyane ariko kubizera ubona agahinda rwose. Uyu munsi rero reka twige ingingo itubwira ngo Yesu idetaniye. Aya magambo Yesu yavuze ari idetaniye, igiye kuzuka n'ubugingo, niwumwizera nawe yaba yarapfuye azabaho. Mbese ni iki Marita yakoze igihe yumvaga ko Yesu ari hafi kugera i Betaniya, kandi ni ikihe cyizere yagaragaje? Yohana igice cya 11 umurongo wa 20 kugeza 22. Kamene data Pierre asomere umurongo wa 20 kugeza 22. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose izabiguha. Urakoze rwose. Iyo uba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye, yarafite icyizere. Kandi n'ahariya hirya twabonye ko ngo iyo Yesu aza kuhaba ntabwo Lazaro yari gupfa koko. Ibyo yizeraga na Yesu yari azi neza ko iyo aza kuhaba, ariko twabonye uburyo twabonye ko n'ubundi yari ahari, ariko mu buryo bw'umubiri. Ariko iyo aza kuhaba mu buryo bugaragara ntabwo bari kugira ubwoba. Reka twakire Aimable dusomere iki gitabo cyitwa Ibifuzwa ibihe byose, dusomeremo amagambo arushaho kumvikanisha iri somo dusomye muri Bibiliya. Marita yihutiye gusanganira Yesu, umutima we uvumaguye n'ubonye gusimbagizwa n'ibizongamubiri by'urudaca. Yarebye mu maso ha Yesu abonamo impuhwe n'urukundo byari bisanzwe bimuranga. Yari afitiye Yesu icyizere gikomeye, ariko yatekerezaga kuri musaza we akunda cyane, uwo na Yesu yakundaga. Marita yuzuye intimba yamushenguraga umutima bitewe n'uko Yesu atari yaraje mbere hose, nyamara kandi yari afite ibyiringiro y'uko no muri ako kanya ashobora kugira icyo akora kugira ngo bahumurize. Niko kuvuga ati, databuja, iyaba wari uri hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Mu buborogo bw'abariraga Lazaro, bashiki be bari baragiye basoma muri ayo magambo inshuro nyinshi yuko Yesu iyo yahaba umusaza wabo ntiyari gupfa. Burya n'abayuda ntabwo babitekerezaga, kandi rero n'abigishwa be baravugaga bati nyine nubwo mbere ngo bari bafite ikibazo cy'uko yateraniye Yohana agapfa, ariko yari yagiye akora ibintu byinshi, agakiza indwara zirutiye ngiyo ya Lazaro. Bari bafite n'icyizere rero. Yesu rero i Betaniya ibi byamuranze, ariko hano hari ubwuzu bwa Mariya na Marita bagize babonye Yesu. Babonye Yesu rwose bagize ubwuzu n'ibyishimo, baravuga bati, iyo uba hano umusaza wacu ntabwo aba yapfa. Ni iki wavuga kuri iyi ngingo kugira ngo dusoze? Icyo navuga kuri iyi ngingo, hari ibintu bibiri. Abayuda bari bahari n'abayobozi b'amatorero bari baje kubumviriza baravuga ko bose bari bazi ko Lazaro ari inshuti ya Yesu. Gusa n'abigishwa ba Yesu barabizi, bavuga ati Lazaro arwaye, rwose mwigishe tumuha icyo dukora. Ariko batangazwa no kubona Yesu amaze iminsi 2 ntacyo bikoze. Abantu bose bari bazi ko Lazaro ari inshuti ya Yesu rwose. Anarangije rero anapfuye amara iminsi 4. Mu minsi n'igitugu Atagiye. ariko twebwe muri iki gihe, uretse no kuba abantu bagiye gufata inshuti za Yesu, hari n'umuntu ubwabo Kristo mu munsi wa karindwi uvugurura akaguseka cyane ataramutegeka. Rero natwe rwose dukwiye kwitekerezaho abantu, abaturanyi cyane cyane mu muryango wawe, mu baturanyi, abo mukorana muri sosiyete, mu muryango mugari. Ese ngiye babona gute? Ese abakubona nka Lazaro kuri inshuti ya Yesu, cyangwa barakora bakavuga ati iriya n'idini rye sinshobora no kurikandagira bitewe no kuva kose kubera imico yawe. Gitekerezaho wenda n'abadukurikiye nawe bakiteho ukuntu abantu bakubona, mbese bakakubona umeze ute. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ngo bari aho babonye Yesu rwose bamarwa n'amarangamutima. Kwiyegira icyo ubivugaho dusoze iyi ngingo. Mu minota mike.
bavuge bati iyo Yesu ahaba ibi ntabwo biba bigenje gute. Asibye ko wenda batabivuga batyo ahubwo bavuga bati Yesu ni umuhungu bisa kandi bigomba no kugaragara mu maso yacu. Yewe nzi abantu bagiye bagira ibibazo, hari umuntu umwe nzi wagize ibibazo ariko murebye mu maso nari nzi ko rwose yari umugore yari yabuze umwana. Njyewe ubwanjye nari nakozweho kandi n'inshuti yari umwana natwe twakundaga, ariko mu gihe nari mpangayitse mvuga ngo mu maso ye hameze hate, igihe nari kuvuga nti nimubona mu maso ndabona ameze ate, igihe namugeragaho ndebye mu maso ye mbona aratuje. Iminsi twamaranye kuri icyo kintu nabonye ko ari inshuti ya Yesu. Ntabwo yayimbwiye ngo ni inshuti ya Yesu, ariko narabirebye mbona ni inshuti ya Yesu. No muri ubu buzima rero hari abantu bafite ibihamya bidashidikanywa ko ari inshuti za Yesu. Igihe uzahura n'ibibazo ugasanga mu maso wahangayitse, burya ni ikimenyetso cy'uko utari inshuti ya Yesu. Ariko igihe uzahura na Yesu ukagira ubwuzu nk'ubu, uzahura n'ibibazo ukagirira Yesu ubwuzu nk'ubu Mariya na Marita bari bafite, ni ikimenyetso cy'uko uri inshuti ya Yesu. Hano ubu bari bamufite n'ikimenyetso. Rero reka tubifuze kugira uwo nguwo nyambere kandi tusabe umugisha w'undi data badufashije n'ubundi murawubona